kwezi gushize ibyumweru 2 byararangiye mu gihugu cya Suwede cyatubyaje ubutumwa. Narabivuze ndi hariho bari gusambana muri cya gihugu cyatubyaje ubutumwa cyitwa Suwede, kamera z'isi yo biri. Ibyo navugaga rero nzi impamvu yabyo. Ubwo ahitwa ubuyobozi bwa leta, ahari ministeri, ahari igikorwa cya leta cyose yari yakoze, igice cya 3 handitse ngo cyari mikono 60/6. Kabiri, Uburusiya bugatira Ukraine, cya cyizere tukabona kuri 25 ngo igihe umaze muri izi nzoga koko ntushobora gukizwa. Akakubwira ko Imana yampagurukije kandi ngomba kuvuga mpagaze ku maguru yanjye yombi. Nkababwira ni rero nubwo si nta mwanya mfite ngo mbasobanurire cyane bya bintu abaririmbyi muririmba muri Yesu Ufite Intashyo. Henshi twagiye tunyura, ni henshi cyane. Muri uyu mwaka basuye amatorero menshi. Umwaka ushize nakoreye muri paruwase zigeze kuri 7 z'akarere ka Rubavu. Na 23 twaza hano muri paruwase ya Rundoyi, naho tukavuga ubutumwa na Gakeri ndetse na hariya za Mushubati. Mwakira intashyo za bene so. Tugiye gucunguza uburyo umwete, tugiye kuvuga ibintu ane mu gihe gitoya gishoboka. Imana rero niyo yateguye iyi gahunda, ntabwo ari y'umwana w'umuntu, ahubwo Imana yari bizi ko ubu butumwa dukwiriye kubwumva mu gihe gisa n'iki. Tugiye rero mu butumwa bwa Yesu Kristo bwa Yohana. Abazanye Bibiliya bazirambure igice cy'9. Abadafite Bibiliya barebe hano imbere bakurikire kandi batega amatwi. Imana yateganyije ibintu mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Yari izi ko hari mu iteraniro batazi gusoma no kwandika ariko bafite amatwi. Umuntu usoma n'uyumva ubuhanuzi bw'iki gitabo, abo bombi rero ashobora kuba akabyisomera, ashobora kuba atabizi, uretse ko tubashishikariza kubimenya, ariko afite amatwi yo kugira. Igice cya 9 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, umurongo wa 4 niwo ntego y'iki giterane. Haratubwira ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Maze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Imana yacu ishimwe. Amen. Tongere dusenga Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, kubera ko turi aha hantu kandi uyu muteguro niwe wawuteguye. Turasenze kugira ngo umuntu wese uraha ndetse n'uri hirya no hino ushobora kumva ubu butumwa bugira aho bumuvana ndetse n'aho bumushyira. Mwuka wera bidufashemo, tubyambaje dutyo mu izina ryawe ryera Yesu.
ahumura cyangwa se akiza uwavutse ari impumyi, ariho agenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa cyangwa n'ababyeyi be tuka ku ikosa ku cyaha umuntu yakoze, niko babyibwiraga. Yesu arababwira ati ntabwo ari we, si n'ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri uyu muntu. Hanyuma ababwira ijambo rikomeye. Yaje mu isi Kristo afite ingengabihe yuzuye agomba gukoreraho, amasaha yagombaga kumara mu isi, amasegonda, iminsi n'imyaka, hatabuzeho na kimwe. Ni nayo mpamvu hari umuntu washakaga kumucisha ku ruhande ngo amudeviye, amuteshe umwanya, akamuhakanira. Niyo mpamvu yababwiye ati rero mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, butari bwira, n'igihe umuntu atakibasha gukora. Aha yavuye mu ijuru agomba kuza mu isi, nta mwanya mfite ngo mbasobanurire cyane bya bintu abaririmbyi muririmba muri Yesu, mukabona ukuntu Hezekiya Imana yamwongereye imyaka 15. Mukwiriye kumenya ibintu Imana yarebyeho kugira ngo imwongerere iyi myaka. Mu gitabo cy'Abami cya 2 mu gice cya 20 umurongo wa 20 ntituri buhasome. Yesu yaje kubahiriza ikintu Hezekiya yakoze, kuko haranditse muri uwo murongo ngo n'imirimo Hezekiya yakoze n'ukuntu yacukuye ikidendezi akazana amazi mu murwa. Iki kidendezi Yesu yakirijemo uyu muntu, cyacukuwe n'umwami Hezekiya. Ni kimwe muri ya mirimo ye Imana yibutse ikamwongerera imyaka 15. Niwe wabikoze, ntabwo ari byo ngendereye. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ko dukwiriye gukora imirimo y'uwadutumye hakiri ku manywa, butari bwira. Turabizi neza ko ijoro rirakoze, yego burenda gucya. Ibi twarabyigishaga, abantu barabisomaga bakabona batabyumva neza, ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none n'umuntu uri hariya mu kabari muri iki gitondo, kuko bashobora kuba barimo, ushobora kugenda ukamusanga ukabona ari kudandabirana, ari kwandika 8, ukamubwira ndabona ibintu bimeze nabi, nanjye mu nsengere ndabona ibintu bimeze nabi. Nabo bwabo rero barabizi neza ko ijoro rikuze, nubwo badasoma ijambo ry'Imana, ariko ibimenyetso birabereka ko ijoro rigize rite rikuze. Ikindi kibabaje giteye ubwoba, abanyapolitike n'abandi bantu bakomeye bari kureba bakabona neza ko isi iri kubyina muzunga, barabona ibyayo kurusha uko abakristo babibona. Mukurikira umuherwe wa 3 ku isi witwa Elon Musk, ubu bari gukora umushinga, ari kwandika abantu bifite bakamuha amafaranga menshi ngo azajya gutuza kuri Mars.
aya makuru mwarayumvise Narisisa ni yase cyangwa ni ya nyina kubera iki bari kureba bakabona ibintu burya amazi atari yayandi kubera ko bo ntabwo bigeze basoma igitabo cya Daniyeli nta mwanya afite ngo ngibigishe igice cya 9 ni igitabo kirimo ibyo bita karandiriye prophétique karindari yose y'ubuhanuzi iri muri kiriya gitabo cya Daniyeli ivuga aho isi izarangirira n'itariki bazatangirira babara naho impanda izavuga abantu bageze nta bwiri bukirimo uretse ko abantu batakizi nyine kandi ntitwabarenganya na Daniyeli ubwe Imana yarabimuhishuriye arahahamurika arasenga ajya kubaza Imana ati ibi bintu umushuriye bizagenda gute nifate gute marayika aramubwira ati Daniyeli wikwirirwa ushyushya umutwe utigihe ushaka kumenya ibi bintu genda wiryamire wisinzirire kuko abashinzwe kuzabimenya nabo mu gihe cy'imperuka aribo rero twebwe uyu munsi wa none turagisoma tukagisobanukirwa ariko ab'icyo gihe nawe ubwe wabayeho imyaka 2500 mbere ya Yesu ashaka kumenya ibintu by'iki gihe ntabwo byari kumukundira Yesu rero aza mu isi nkuko nabivuze afite ingenga bihagomba gukoreraho abwira abantu ati rero nuko iyi mirimo nkwiye kwikora hakiri ku manywa kuko bugiye kugira gute kwira bakristo bamwe n'abaririmbyi n'abavugabutumwa ntabwo ibi bintu bari kubireba ngo babyitegereze neza bamenye icyo gukora mu gihe gisa n'iki nahuye n'abaririmbyi hariya barambwira bati mushumba ejo twari turi kukuvuga none turakubonye ariko Imana ishimwe niba mwari muri kumvuga neza rwose twari turi kukuvuga tuvuga bya bintu watwigishije ko noneho twamaze kubigeramo nari mbizi ko mu gihe nari ndi muri aka gace Imana impagurukije nanjye ubwanjye ibyo nigishaga ntabwo nari nzi ko bizasohora muri iki gihe kubera ko imvugo y'Imana irahambaye yari impagurukije impaya amagambo yo muri Zaburi 119 umurongo w'126 ngo genda ubwire abantu ko noneho iyo Zaburi mwayifashe mu mutwe ngo igihe cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye kuko bahinduye ubusa amategeko yawe nkagenda ngahagarara imbere y'abantu bababwira nti murapfuye murahejeje nkagira ngo ibintu Imana yambwiye biraza muri icyo gitondo gukora k'Uwiteka ntazi ko bizanyura muri izi nzira zose bifate n'iyi myaka hazemo na covid n'ibindi ariko imbaraga nabivuganaga nagiraga ngo ndashingura ikirenge aho hantu noneho gukora k'Uwiteka kuza kugira gute kumurikiye ni nayo mpamvu narangizaga kubwiriza itsinda ry'abantu ryaremaga umutwe bakagenda bagahagarara hariya bakavuga bati rero uyu mushumba wo kugira ngo yigishe ijambo ry'Imana yiriwe ari kudutuka ngo noneho ngo 2020 ngo tugiye gukanura amaso kandi koko nabaga nagize gute nabivuze ntago bambeshyeraga ubwo babaga bariho bavuga ngo tugiye kwinjira muri vision 2020 njyaho nahagararaga nababwaye ko mutege agahanga ibyo mwibwira n'ibyo mutekereza mugiye kubona ibinyuranye n'ibyo mwageraga mute mwatekerezaga n'ubu nibyo maze iminsi ndi kuvugaho ndi kugenda hose nkagera mu rusengero ngasanga hari ubuyobe ndenga kamere kwa muri gusenga nubwo muzi urusengero murapfuye murahejeje nta Mana iri aha ngaha nta nihaheruka nta niyahigeze abantu bagatangira bakareba ukuntu kuko
ni ukubwiza abantu ukuri. Niba 2020 bari batwijeje ko tugiye kwinjira muri vision 2020, hanyuma twagera ku itariki 15, ahubwo tukabona noneho twinjiye mu bindi bintu bikomeye cyane, haje covid, zabonetse mukingura imipaka, ubuzima bwongera bugende busubira nk'uko bwari buri, bakatwizeza ibitangaza. Nyuma y'ukwezi kumwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri, Uburusiya bugatera Ukraine, cya cyizere tukakiriza ku byanditswe byera, o kwishingikiriza ku bintu n'ibyo abantu bibwira. Niyo mpamvu umunsi wa none ntabwo turi kuza twigisha bimwe mu byatumye Imana yemera ko covid n'ibintu byose bikomeye biza mu isi. Aho tuba tugeze ubu munsi haba ari ahantu hakomeye, kuko natwe ubwacu nk'abigisha twari tumaze kubura ijambo, kuko uwahagararaga hano yahagararaga abwira abakristo, abakundisha isi n'ibyayo, noneho kugira ngo uzazane inyigisho zereka abantu ko iwacu ari mu ijuru, ariho dutegereje umukiza ko azava, kandi bose bari kumubwira ibihuye n'ibyo ashaka kumva, ntabwo byari kutworohera. Bituma rero noneho Imana ikora ibinyuranye n'ibyo abantu batekereza, kugira ngo ibone umusaruro, ibone n'uko abantu noneho bazataha ijuru. Naho ubundi twari dupfuye dushize. Nabonye bari kubishyira hariya ku ikoranabuhanga, ubu biri kugenda. Nageze Rubavu ndi kwigisha ku kinyamakuru bita Umubwiriza TV. Noneho ndababwira nti abari kunyumva n'abari kuri YouTube baherereye mu Burayi no muri Amerika, babirabura bagenzi banjye, n'Abanyarwanda b'Abanyafurika, niba mubona ibintu uko muri kubona bitari kugenda neza, muveyo vuba vuba, inzira zikigendwa. Ibyo navugaga narinzi byari byo, umujinya Imana ifitiye bariya bantu, kubera ko baretse Imana, barangije bayikura mu bitekerezo byabo, bibwira ngo ni abagabo, kubera ko yabahaye imbaraga zo gukora, ibaha n'ubutunzi. Ibyo mubona Abanyaburayi bagezeho, babigezeho ubwo umugisha Imana yari yabahaye wo kubaha Imana, kuyubaha. Muzi ko muri Suwede, muri biriya bihugu aribo batuzaniye ubutumwa. Ariko biratangaje ko kuva ku itariki 8 y'ukwezi gushize, ibyumweru 2 byararangiye mu gihugu cya Suwede cyatubyaje ubutumwa. Narabivuze ndi hari irushanwa ry'abantu baturutse mu bihugu birenga 50 biyandikishije irushanwa ryo gukora imibonano mpuzabitsina. Mwarabyumvise ibyo? Harimo n'abakristo bati tweba kuruga twumva radio tuzasenga no kumva ibyumweru. Abavuye muri Afurika bitabiriye amarushanwa, ndagira ngo mwumve aho isi igeze, mujye mumenya n'ibyo mugira mute musengera. Niba Bibiliya yatubwiye ngo dukwiriye gukora umurimo w'uwadutumye hakiri ku manywa, nitudahindura imyumvire tugakomeza kugenda gutya, nawe isi iri kwerekera, katubayeho. Ejo bundi ku itariki 17 narindiho ndi kwirukanka cyane, kuko Rubavu nari nababwiye ngo umwaka wa 2023 uko umwuka wera yawubatije arabimbwira, nawe kandi yarabikubwiye, ni année de jugement de Dieu, umwaka wo guhana
muri kunyumva? Abatuye isi. Kandi hari ibintu bibiri mugomba kumenya muri Bibiliya. Iyo Imana ihannye abanyabyaha, uko muzabisoma muri Bibiliya yanyu, ahantu hose muzasanga Imana ihannye igihugu, igahana umudugudu, igahana abaturage, ibigiye kurokora abakiranutsi. N'ibintu bibiri bigendana. Reka mvuge no mu Gifaransa, hagara kubirataho no kugira ngo mbisobanure n'ucyumva cyumve. Ndavuze ngo le jugement de Dieu c'est la délivrance de juste. Imana ihannye iteka ryose abanyabyaha, haba hari abantu igiye kurokora. Sodomu ni Gomora murabizi, ku bwa Nowa murabizi. Niyo mpamvu tutakwiriye kugira ubwoba n'abakiranutsi ngo dutinye, kubera ibi byose muriho mubona n'ibigiye gukurikiraho byose ngo bifataniriza hamwe kutuzanira iki? Ibyiza. Biri mu mbabazi z'iki? Z'Imana. Kubw'ibyo rero dukwiriye gukora imirimo y'uwadutumye, kubera ko ibimenyetso biratwereka neza neza ko bugiye kwira. Maze gutanga ubwo butumwa, ngeze ni hehe? Nari ngeze Rubona. Umuhungu araza arampamagara ati Mushumba, ibintu wavuze se ko mfite buruse ngiye kujya mu Bufaransa, none ndorere kujyayo? Kuvuze ngo n'abariyo nibaveyo birukanka. Isenga Imana, hari icyo Imana yagukoresha hariya. Ubwo kandi ndi guhamagara ngo nibaveyo mu byumba by'amasengesho, bari kuvuga, bari guhanura ngo Imana ikohereje hanze. Abariyo bari muri ibi bihugu mwumve, iyo umuhamagaye arakubwira w'umukristo nyamukristo ati ngewe yondi hano mu Budage, yondi mu Bufaransa, niyo nzamuye isengesho numva hari ahantu riri gukubita n'igikuta hano, kuko iki kirere cyose cyuzuye abadayimoni. None nyumvira aho abahanuzi bo mu byumba bari kubohereza. Abariyo bari kuvuga ngo uwaduha tukajya muri Afurika tugahumeka, niba tugasenga tukava muri ibi bintu. Abandi bari kuvuga ngo Imana ikorije indege ikohereje hanze. Nge nababwe nti hanze, ni hanze hazaba imbwa n'abarozi. Bamwe ntibanabimenya. Iravuga ngo mwohereje hanze, nyuma y'icyumweru bakamushyira hanze y'itorero. Kuko Bibiliya avuga ngo ubwo banze gukunda ukuri ngo bakizwe, Imana izabohereza ubushukanyi buturutse kuri yo bizera iki? Ibinyoma. Nicaye ahangaha ejo bundi kuwa kabiri, umupolisi mu mujyi bita Nanterre yarashe umwana w'umuhungu witwa Naher w'imyaka 17 mu Bufaransa. Ndi kugira ngo ibyo turi gukinamo dukwiriye kumenya ko igicuku kigeze. Akomoka muri Afurika, afite ubwenegihugu w'imyaka 17. Simbabwiye amazina ye. Kuva kuri uwo munsi wa kabiri, iri nijoro rya kane, ubuzima buhagaze mu Bufaransa. Ni ukuvuga ngo mu mugoroba hari hatahiwe umujyi wa Marseille, bari kugenda bagapiya, bakiba, bagakuramo ibintu byose, bagatwika, kugeza ejo bari bamaze gutwika imodoka 2. Ibyo navugaga rero mba nzi impamvu yabyo.
ubwo ahitwa ubuyobozi bwa leta, ahari minisiteri, ahari igikorwa cya leta cyose, abaturage bari kugisenya bavuga ngo ntabwo ibi bintu bya polisi no kurenganya abantu ntacyo ushobora gukora ngo ibi bintu ntibishe umuntu umwe, umwana umwe w'imyaka 17. kubera iki se? hari n'ahapfaga abantu 90. ibyo ngibyo ni bibi. umujinya w'Imana uri kuri ubu bwoko. nanize hano ndababwira ngo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu iri bendera rizamuwe ahantu 6 mu gihugu cy'u Rwanda ry'abatinganyi. simvuze ku isi, barizamuye kuri hoteli ikomeye Marriott, barizamura kuri ambasade y'Ubwongereza, aho hantu hose hakomeye mu buryo bw'umwuka. byumve iyi bendera ugeze mu Bushinwa ugasanga inzu iriho ibendera ry'u Rwanda, bivuga iki? biravuga ngo ahangaha ni u Rwanda ruteretse hehe? mu Bushinwa. inganye abantu bashobora kwica, bakiba, bagasambana, bagakora ibindi byose bishoboka, Imana ikihangana. iyo bigeze kuri iki nibyo bita comble du péché, nukuvuga ngo biba bigezaho mudashobora gutangira umujinya w'iki? w'Imana. mwasenga, mwakwibabaza, mwagira gute, aba ari ibintu bikomeye. mukozi gutaha, mwaka utaha pasti, muzibuka ko nabivuze. ni ukuri bajya ubona abaririmbyi bambaye uniforme hano, bari kuririmba bambaye uniforme y'amabara 6 y'ibendera ry'abatinganyi, bagaragara hariya bakaririmba neza cyane. ni amabara 6. umukororombya ufite amabara 7, bakuyemo rimwe. ya mabara mubona mu mukororombya hasigara 6. 6 se ntago muzi icyo ari cyo? ni umubare w'umuntu, umubare utuzuye. ni 7 ukuyemo kangahe? 1. nabigishije impamvu Daniel yanze gufeza yari yakoze. igice cya 3 handitse ngo cyari mikono 60 kuri 6. hari n'abasoma Bibiliya ntibamenye ibyo ba. uyu mwuka rero wongeye kuwutindaho, impamvu mukwiriye gusenga mutisengesheje. nk'ubu hari umubyeyi uri ahangaha hari kuvuga ngo ubundi se ngo rero ngo ibyo binyagwa ngo by'abatinganyi ngo tubyumva dutyo ngo birakishorera. uwo muryango witwa LGBTQ. ibyo binyuguti si ngombwa ngo bifate ra ya mbere, ni nkuko twavuga leta, sibyo? ugiye kwandika leta utangiza ya ra. iriya ra ku ibendera isobanura ibyo bita lesbienne. ni abaryamana bahuje ibitsina, araba igitsina gore. ibi bintu nushaka ubitega amatwi, wari kuvuga ngo ntibikureba, birakureba. gaya 2, gay, sinzi ko mubisoma mu cyongereza, nge nize mu gifaransa. abagabo ni abatingana, araba igitsina gabo.
uwo muryango ku isi yose ufite izi nyuguti nababwiye RGB. B bivuga bisexual, ni abagabo n'abagore, umugabo akagira uwe mugore n'umugore akagira uwe mugabo, ariko barangiza bakaba bafite nabo batingana. uri kumvamo B kabiri. Kuri rya bendera abo nabo barahagarariwe, bakoze ibintu babizi. Ta nyuguti ya ta uko muyizi, transgender, abihinduye ibitsina. Uyu mukecuru uraha ntushobora kumubwira ngo muri Amerika hari abantu barenze 200,000 bihinduye ibitsina ngo abishyikire. N'aba basaza dariko ngo ibyo se bibaho? Ni wo murimo no mu gisirikare harimo 7,000 cy'Amerika, akaza akavuga ati njyewe nari umugore ariko ndumva ibingibi ntabishaka, mu mbage mu ntera imisemburo, agahita ahinduka iki umugabo. Ibi rero ku rwego rwacu nta nubwo ubwenge bwari bwabishyikira, kandi abo bantu bari mu isi bamaze kuba benshi. Ki ihagarariye mwebwe abari hano bakibitekerezaho batari banabyumva neza. Bavuga bati ibyo binyagwa biragatsindwa, nabyo bagize gute? Barabiteganyije. Ibi rero uko muriho mureba iyi si yacu kuva mu mwaka